Alright, welcome back ladies and gentlemen, the mic radio ndetse na TV. Uyu munsi twaguteguriye filimi ndetse n'amadokimanteri yagiye akorwa ku mateka ya genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata. Kuri the mic turaguha urutonde rw'izo filimi ndetse n'izo dokimanteri ushobora gutoranyamo zimwe ushobora kureba muri ibi bihe byo kwibuka genocide yakorewe Abatutsi kugira ngo nawe ugende ugira byinshi umenya cyangwa se byinshi witwararikaho muri iki gihe cyo kwibuka twiyubaka. Ni the mic radio ndetse na TV. Turakomeza mu kanya. Alright, zimwe rero muri filimi zakozwe kuri genocide yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994 harimo iyo twita 100 days yakozwe mu mwaka w'2000 ndetse na rimwe harimo iyo twita Hotel Rwanda yakozwe mu mwaka w'2004 ariko ndakwibutsa ko iyi ngi ariyo kwitonderwa cyane kubera ko irimo byinshi bishobora kukuyobya. Iyo bita Shooting Dogs ingi ikaba yarakozwe muri 2005, Sometimes in April yakozwe nayo muri 2005, A Sunday in Kigali 2006, Shake Hands with the Devil 2007, iyitwa Munyurangabo yo muri 2007, Waramutseho yo muri 2008, The Day Girl Walk It Away yo muri 2009, Kinyarwanda yo muri 2011, Birds Are Singing in Kigali yo muri 2017, 94 Terror yo muri 2018, Black Earth Rising ingi ni yo muri 2018. Izo ni zimwe muri filime nyine ushobora gutoranyamo zimwe ugenda urebamo amateka mabi cyane yaranze genocide yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994, ariko nkwibutsa ko harimo zimwe ugomba kwitondera kubera yuko usobanukiwe amateka y'igihugu cyacu ndetse n'amateka y'umugambi mubisha wa genocide waje kuvamo genocide yakorewe Abatutsi wateguye igihe kinini ukaza no gushyirwa mu bikorwa. Izi filimi rero zigiye zitandukanye zagiye zikorerwa ahantu hagiye hatandukanye, zigenda zikorwa n'aba producers ndetse n'aba acteurs bagiye batandukanye. Uramutse utangiye kuzireba byinshi kuri zo wagenda ubibona. Hari n'amadokimanteri rero yagiye akorwa kuri genocide yakorewe Abatutsi.